isiramenyere mana we gusa none ndabigenza iyo bawihanganye bakabaza gashaka amafaranga kwimana none ndi kumva byanze aha abo mudatumanyira na Mosi mbanyine mubwire shani mbanyine mubwire ntabwo asiga umwana ari kurira urabona ntari kumwe na nyina se akabona umwana we mumaze kumenyerana njyewe ibyanjye bipfe hejuru y'umuntu nukuri kwimana ihangane nukuri ihangane umwana mumaze ihangane umwana yaramukubise ku gikuta mufashije ndakwinjira kandi turi mu gipangu aracahe shyira umwana mu mugongo uterura inkono ntago biri bukunaniye subwakihanganye koko ihangane umumfashe ufite ikigoma ufite igitenge wahetse umwana ugaterura ko nkwinginze ngo urajyana umwana mu gikoni n'inyotsi n'umugire wamuteruye uwo ntabwo nongera kumukora nzi guterura abana mwana yawe na nyina yarakara munkorera agashya ntabwo sibyo munkoze gusa shyira umwana mu mugongo ugenda uterura inkono yasego isafuriya aragari ubu narinzi ko ngiye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye kuri Manzi na Innocent TV turari cyane murabizi ko umunsi ku munsi tugenda tugira ahantu hatandukanye tubashakira amakuru agiye atandukanye mu gace cyase mu bice bitandukanye n'ubundi by'igihugu uyu munsi turi hehe turi mu majyepfo ejo mu majyaruguru ejo uburanyazuba hose tujyayo kubera mwebwe kuri no ncuro nanone nibereye hano mu mujyi wa Kigali ndi kumwe na Madame Martine cyangwa se Shania wa Martine nubwo mbona watabyumva neza kubw'amahirwe noneho turi kumwe nantambara na mahane nanduru kwera abantu babonye kuri umunyamahane cyane sangira amahane bitewe yaramahane bitewe icyo rero nandi kubwira abantu ko uyu munsi ndi kugushimira kwera ko witwaye neza wanyumvise twumvikana ko tugiye kujya kureba mama Bera kugira ngo tube twamuha umwana kwera ko umwana ngo nakoreka shana byivugire wimeze bite uyu mwana regararushye iyo mufitanye izirikaho byatari bisaba ngo ikintu cyose nyikore muhetse rero sinshobora gukora muhetse ubizi muri ya minsi yashize mfite akazi k'ikiyede karanarangiye ariko namujyanye umuhetse wapi ngo ntabwo wakora umwana umufite birabigo ahora mu mugongo keze nimba ari njye abyigiraho nyina atabimwigiraho nyine kubera ko mutanamenyeranye birumvikana hanyuma se wena ngiye mu minsi ishize nagize umugisha wo kuba nagera ahantu akorera ahantu aba ari nayo mpamvu mwuzanye kugira ngo turebe ko yadukundira agafata umwana dena abamufasha nimba ari abamufasha cyangwa se nimba ari no muba hafi akamuba hafi ariko ari kumwe n'umwana we mbere yaho wigize umenya andi makuru yiwe cyangwa nawe wabibonye kuri yawe ubona turi ko nabonye muri kumwe nyine muganira ariko sinumva sinzi ahariho niyo mpamvu nakwifasha nakubana basi tujyane uhanyereke mu muhende ko byibura mufata nimba nako kazi yagize amariko akabona akazi uwo mwakirane n'umwana akazi ko mu rugo nikavuna ku buryo atakora afite umwana ko twaraganiriye arambwira ati rero tuburashana nimba ari kubera ko ari mukeba ati ngiye buri hari ibintu byinshi yambeshyeye ibyo kubanga abagabo nta bagabo nigize nzana uretse umusore umwe wansuraga basenganye beshyera hari n'umwe ariko yazaga buri munsi sasa rero tumaze kujya muri quartier mureke tugendane mwese muze kudukurikirana turebe se umwana araza kumwemera araza kwemera baye bari kumwe kugira ngo umwana akomeze agire ubuzima bwiza cyane ko n'umwana afite uburenganzira bwo kubana n'ababyeyi be yego nese una kuntu mwari ko byo kumukura ku ibere buri munsi yaronkaga cyane mwaga itemera utareba nawe waramwonyeje hoyi nese ubona nakunze umwana utari wanjye ndabizi se nese yaronkaga nyine aronka nacyane namumaranye igihe kingana kuri namushubije amusubiza ku ibere
abona uhohotera umwana. Okay. Tugende. Dukomeze imbere urazamukamo nabonye ari kuzamuka mu makorosi. Kuzamuka mu makorosi. Nyuma ruguru. Nagira umuntu w'abandi ufata. Baza no kumubona ngo uyu ndabona ari mu turimo n'ibisanzwe. Namubonye. Mama Bella. Utanaho imyanda mwakabyara. Ariko no muhungu kuko nakwiyamye wazanye mbabarira. Oya, mbabarira. Nawe ufite surprise. Na surprise. Ufite surprise. Wowe turuka heza ubu ngubu mwe mwaragiye muneza abantu kuki munyicira gahunda zanjye zose. Na bebe bagukumbe ngagira ngo urumva isanarira kubonye arashaka gukubona. So nagukumbe umwana wawe ko marana icyo bikubwiye. Nta muntu udakunda umwana ariko y'ubuzima bwanze be byanze. Umwana yashaka kugusuhuza. Umwana ashaka kubona muterure basi. Niyo yamusubizayo ariko byura umwana wanamufasha. So uragira ngo uzukumara iminsi umva umwana yasamamaga ati mama. Ngo kongera nagishinwa nzise ngo ndavugana n'uyu mwana. Uyu mwana avuga igishinwa gusa. Hanyuma rero bimeze bite? Ubuzima bwa hano kazi ko mu rugo dore mukeba wawe bagusuye nawe bakuzirikanye. Bimeze bite? Cyakoze uno munsi pe. Nkoreye agashya karenze n'akandi. Kwari utareba mukeba wawe se ko ndavuga utamureba. Muzanye umwana ngo musuhuze madamu. Amuzanye umusubizeyo. Muzanye umwana ngo musubizeyo. Kubivuga useka nkaho ibyo bintu atari byo. Izo moya ni nk'izabi. N'igikoma mwatetse ngo umuhe igikoma agenda ngo. Wowe ntacyo wamuhaye mu rugo se nagasangiye n'abawe. Duheruka kunywa kare ashobora kuba ashonje. Nyuma na so sigaye aba mu bakire. Bana we ziranyakiye. None nawe wakuranye. Ngo mutima buja. Ibya ziranyakiye none byanjye bindangiriye. Urangiriye subaye gusuhuza umwana ni ikibazo madamu. Nabuja ko nari naramubwiye ko umwana namusize mu cyaro. Musuhuza musubizeyo. Ako nawe arakubwiye ngo shari aramusubizayo. Uko nari guseka ntago ari gutyo gusa. Ako mushaka ko muziranye. Turaziranye kabisa. Turaziranye ariko mbabarira rwose. Oya musubiza ndamusubizayo. Ariko nde wamusetse. Oya ndasubiza umwana ndamusubizayo. Nazari ikibazo. Tujya tuganira n'ubizi hari ikibazo gihari. Nyine nta kibazo gihari nasubiza. Icyo nibyo wambwiye nibyo uri kuvugira hano. Nukuntu uri kuseka uri kumukina ku mubyimba. Wapi jera mfite ubwako ntari bumubone. Basigendeye kuki? Surabona bankawe namba. Aho basetse nawe nawe ari sawa. Sawa. Ntacyo atwaye. Ako aranyuze. Aho mba ngiye aranyuze. Ukumva umwana wawe se. Nuko umuntu aramukumbuye nyine niko ari ibibazo by'isi ariko noneho muranunguye. Nkuba hano nari nibereye nari hafi kuzuza amezi angahe nkibona utwo kukodesha inzu. None kujya kwibana none. None ndabura n'abagabo bawe neza bitakubangamira. Ntago ari abagabo mbona uko nunga umwana wanjye abagabo se bakugeza ku kinacyo. Cyagiye warirukanse. Ntago wabasaba ngo ukorane n'umwana. Ntago babyemera. Ngiye kwicara nsanze ari imbabura. Ubona gara gatebe se. Afutame n'imbabura amabuja kankata. Utwo nagiye ku hemuga gasanga yavuze ngahembwa 13 ku kwezi kose. None yakongera kugira uyu ndi kumusuhuza tumenyeranye si inshuti yanjye tape. Azurana tarabyibushye. Yako ubundi iyo umuntu ateka igikoma ibiki byose niwe wumva ko byahiye. Tamira kugira atanahangayitse. Ndabona no mu bebe wamaze no gukura amaye. Abaye umutero. Nagakunda hasi ariko wamuganye. Nihangane. Ubona ko bamutero. Ahubwo hari ukuntu byari bigenze buriya narinetse n'ibiryo kamba n'imbabura yumye. Oya bamanitse imbabura ko ngaratetse imbabura barazimanitse. Iyi ni umuturanyi yadutije dutetse kuri ebyiri. Aha haba umuntu. Oya hano aka ni akadushe ubwo rero reka mfasha gutya
umwana mbanze njye gukora he inkono nze tuvuga Umwana ni yo kuri Shyira mu mugongo ndana n'ibikombe. Kora imukuzaniye kugira ngo ubundi ndaguhisha bigende gute. ko muzanise Imukuzaniye. ngo aba yamusuhuza gusa ari. Aha. Inamufasha rebe are. Iki wowe wamumufashije? ndakwinjira kandi turi mu gipangu araca he. Shyira umwana mu mugongo uterura inkono ntago biri bukunanire. Subwakihanganye koko ihanganye umumfashe Ufite ikigoma, ufite igitenge, wahetse umwana ugaterura ko nkwinginze ngo Turajyana umwana mu gikoni n'inyotsi birimo. n'umugirira wamuteruriye wowe. Ntabwo nongera kumukora. Naho nzi guterura abana. Mwana yawe na nyina yarakara. munkorera agashya ntabwo sibyo munkoze gusa Shyira umwana mu mugongo ugenda uterura inkono. Yasego isafuriya yaragari. ubu nari nzi ko ngiye gukora nkabona icyo nzajya nkaburira umwana wanjye none aya ngiteka byose wari inkono ariko mbabarira ubu ngubu utumye umutwe Nyine none se ntabwo aheka umwana kandi ukareba n'ibyo uteka ntabwo icyo ari cyo kibazo ikibazo mfite ni ahangaha nari ndi gukora kandi nari ndi hafi kugira ute kubona udufaranga nkakodesha inzu none ubasanga n'iyo umwana akaba agiye kunyirukana biragenda gute koko isi iramenyere mana we gusa noneho ndabigenza iyo uba wihanganye bakabanza agashaka amafaranga kwimana noneho ndi kumva byanze Aha. Abo mudatuma ngira na Mosi. mba nyine mubwire shani mba nyine mubwire ntabwo wasiga umwana ari kurira urabona Ntari kumwe na nyina se. ukabona umwana we mumaze kumenyerana Njyewe ibyanjye bipfe hejuru y'umuntu. ni ukuri kwimana ihangane ni ukuri ihangane umwana mumaze ihangane umwana yaramukubise ku gikuta man umva se ushaka ase shani wari ihangane umfashe ndakwinginze ihangane umfashe ni ukuri ngewe mbu ikintu nabagiraho inama urabona ko rundi mwese nta mutima mubi mwongere mwibanire shani mwongere mwibanire ubwo wakihanganye kuko ubu se noneho ndabigenzane koko noneho bagiye aciye muri ka kayira kari haruguru nabonye bazamuka ari mu myumbati no mu myumbati ndetse ubwo ibyanyu birarangira gute kwera ubwo nyine ndemera banyirukane ko nari naravuze se ko umwana nazamuza neza dore kumubona ubwo uri kumubona bana nako bago bana bazi aho biva naho bigana kumva bimbanye ibibazo birenze no kubibazo ntabwo nzi ikintu ndi bukore noneho ubonye ko ari uramutangiye none se yicara muri ka kani karararo none se ubu mabuja koko nari naramubwiye ngo umwana ndamufite ariko namusize mu cyaro noneho ubu biragenda gute naza arahita anyirukana ariko nanone ushaka kumusobanura nimba ari umubyeyi yabyumva umubwiye ati njyewe banzaniye umwana binunguye ko nawe ari umuntu wumva ntabwo yabyanga biranze uneje abisi urangambaniye njyewe urumva yari yambwiye ko njyewe icyo nashakaga ni uko umwana ahura na mama we urumva ntabwo kuko shani n'ubundi shani irumva kuba afite umwana atamwitaho uko bikwiye nk'umubyeyi we ntacyo bimaze kandi nawe shani afite abandi bana yitaho kandi ngo ntabwo yari agikora nkavuga ni ubwo uhari reka mukuzanire buri Imana ibizi impamvu ibikora ese ko wari uzi ko ndi gushaka udufaranga two kwishyura inzu nkashaka imibereho akazi ko mu rugo kubizi ko ntacyo kakugezaho yenda ko umuntu apfa gushakisha utwo dufaranga dukeya ngo arebe n'uburyenda yabaho ubu ngubu ureba ukuntu umwana wanjye yambaye ubu n'igihe wishimiye ko umwana yambaye gutya imyenda atakambara agakabutura ariko reba ibintu nkoreye navugaga ngo wenda mbonye aho kuba nkabona ako kazu yenda nazajya nemera nkashaka n'icyo cyede umwana nkareba ahantu musiga no mu baturanyi amaze kugenda ibi biri bya buri munsi nabikwemerera ndetse ubwo amaherezo ni ayahe umuntu kutegezanya ukubuje ukamenya icyo abivugaho mabuja aranyirukana nabonye ndakunda mabuja aranyirukana ndetse bamaze kwishyiramo ko akwirukana rwose ninda wakwemera ko ninda wakwemerera ko ugiye amaherezo ugiye gutaha iwawe ahubwo byihorera numva nacanganyikiwe numva mu mutwe byanyobeye mbabarira ndakwinginze ahubwo mvira ahangaha mfata inzira usohoke ndetse nayo nguzaniye 2 nakwemereye oya 2 byabyijyaniye kuko mbabarira umvira ahangaha ugende ntabwo ngukeneye mu kuri kameramani ntari tugende babarira nta kameramani nyimere tugende ntari kugira ngo ndano santive naho birangiriye reka ibindi mbanze mworoshyosha tubikurikirane nyuma